reka nongere mbasuhuze mwebwe muduteze amatwi kuri 89 n'ibice 7 no kuri internet kuri wa eshatu @contact-rwanda.com. Turagarutse muri wa mwanya w'ibyasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye. Ngarutse ndi Leo Kadinyira Nkunzimana, ndi kumwe n'itsinda ry'abandi bantu, ndi kumwe na Albert Rudatsimburwa ndetse na Ryan Manzi. Rudatsimburwa ugarutse uri Leo Kadi wagiye urinde ndacyariwe abantu bashobora kuza kugira ngo hari undi muntu ugarutse kuko rimwe na rimwe hari igihe tubikora nkava mu makuru Leonari akaza bashobora kugira ngo wenda niwuje nibyo ntabwo ari Leonari avuga gutya niwuje avuga nka Jackson I'm a lover not a fighter. komeza ni wa mwanya rero nkuko musanzwe mubimenyereye tuba tugeza ku banyarwanda ibyasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye kuba ryari duhere kuri yihe nkuru kumucanga ngira ngo inkuru twaheraho nigaragaza ko abanyarwanda bajya muri Kongo bongeye gukomwa mu nkokora n'ibintu bijyanye na visa nanone na visa ziragarutse nanone zirongeye ziragarutse ku mupaka wa Rusizi ya mbere Rusizi ya kabiri noneho okay ubu ngubu ntabwo bikiri i Rubavu kuko i Rubavu ngenzi umuntu wagiye vuba asanga byaravuyeho none byagarutse ariko habaye inama ya CPGL iyi nama itegeka abantu bose kukura uza visa ariko bibagiye gutumira abanyacyangwa ubwo buri namwe banyecyangwa ngira ngo ntabwo bibagiwe kubatomera ariko ngira ngo kuko cyangogo ntabwo hakiri nka mbere wenda bavuga ngo namwe banyacyangwa ngira ngo hari abantu benshi babivuga ko ariko byari bimeze nubwo ngewe ntabizi ariko ngira ngo muri iyo nama hari abari bahagarariye u Rwanda abirumvikana u Rwanda ntabwo ari icyo kibazo akenshi ikibazo hari kandi akabazo ni Kongo ngira ngo nabo bari bari muri iyo nama yabereye mu Burundi iyo ngiyo rero niyo nkuru iriho bakavuga bati ese biragenda gute kutubahiriza amabwiriza aba yarasinyiwe mu nama icyo ni ikibazo bigaruka kuri icyo kibazo twagiye tuvugaho ku miyoborere ya Kongo wenda nibijyanye n'intara zitandukanye zigize Kongo n'ukuntu bakorana wenda n'umurwa mukuru cyangwa se n'ubuyobozi bwabo muri Kinshasa kuko rimwe na rimwe usanga ibyemezo nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe bifatwa n'abayobozi ba hafi no hafi bo muri iyo ntara bo muri Kivu n'icyo ugasanga wenda nanone baje basubiza inyuma ku mpamvu zabo umuntu adashobora gupfa gusobanukirwa cyetse uguze decoder ariko ibyo ari byose n'ubwo baracyari muri rega duko decoder ndabizi gihura kuko analog na digital ariko urumva na mbere niyo nama yabaye kubera ko aribo batangiye kuzana amaviza irabaye bavuga ati nta viza ngira ngo ikibazo abantu benshi bibaza cyane cyane abanyarwanda baravuga ati abanyamahanga baraza mu Rwanda tukaborohera nabo bakongomani baraza bakaba bari mu Rwanda bakakorera ubucuruzi ariko twebwe kujyayo ngo tuhakorere business zacu bikatuvuna kandi turi mu karere kamwe ubundi abandi bantu babareba bakabaseka bakaba bashobora no kubabaza ati mwagwaga he urumva ahubwo wa mugani ni ikibazo umuntu ikibazo se ubwo twavuga ko ari ukujyayo ku banyarwanda cyangwa no ariko wa mugani iki n'abanyekongo n'abari abayobozi batibaza niyo ubona ko ni ibintu bidasobanukiye kuko urumva ubuse u Rwanda rufunze imipaka ubwo se babaho gute iyo haje ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bose babihomberamo ku isi yose birazwi ko imijyi ihana imbibi nk'uko nguko imijyi iri ku mipaka cyangwa se intara zihana imbibi nk'uko nguko z'ibihugu bitandukanye inyungu n'iz'abantu buri teka hari ubuhahirane
byanga bikunda byaba hagati y'Ubusuwisi n'Abafaransa, byaba hagati y'Abanyarwanda n'Abanyekongo cyangwa se Abagande cyangwa se iki ku isi yose, usanga ahubwo ubuhahirane buba bwinshi hagati y'iyo migi ihuje uwo mupaka kurusha indi migi mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo rero burya iyo ufashe icyemezo nk'icyo ngicyo aba ari icyemezo cya politike cyo guhimana cyane cyane kurusha kuvuga ngo wabitekereje. Hari n'ubikora abazi ko bizava, ariko ni nk'uburyo bwo kuvuga ngo bumvishe ngiye gute, nta kintu ntibyubaka. Abanyepolitike baba Abanyarwanda cyangwa n'Abakongomani baracyafite byinshi byo gukora ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Ubundi ni uguhozaho ni ukureba, ariko icyo ngicyo njye nkibona nk'ikimenyetso kimwe cy'ibibazo bindi rusange cyangwa se cyo kuvanga amadosiye. Ni ukuvuga ngo umuntu ntiyabaho akemura gusa utwo tubazo iyo tuje umuntu adukemura, ariko ni ukureba ikibazo rusange cy'imibanire y'ibyo bihugu. ni ukuvuze iyo nkuru, hari indi nkuru iva muri cya gice cyo muri Congo, buretse kari mu birunga atari majyepfo ya Kivu. Bari basanzwe bazi ko hari peteroli hari muri nyanja hariya Lake Albert, yitwa Lake Albert. I Bugande bamaze imyaka baratangiye no ko yicokora, yego bana exporta byaratangiye, ariko Kongo imaze icyo gihe cyose banashwana ni bande bazabye exporta. Ugasanga na Jacob Zuma afitemo concession nk'ebyiri. Ni ibintu bizwi byananyuze no mu makuru. Hari ahandi rero birukanye indi company babihaye umuntu uzwi cyane muri Kongo witwa Getler, uri umuntu uzwi mu mabuye y'agaciro, ariko ubu ngubu bongeye kubona ngo barabona ko kuri kote ya Kongo na kote ya Uganda, ariko kote ya Kongo ari nka miliyari nk'eshatu za baril zishobora kuzaboneka. Ubwo no kuvuga ko ibibazo biri imbere, ngira ngo aho kwibaza ko Kongo isanzwe ikize ibyo ari byose, ariko noneho bongeye kubona biriya, no kuvuga ko bizongera bitera ibibazo. Ubukungu bwo muri Kongo nibwo buyongerera ibibazo, niko umuntu yavuga. Kubera ko ubu usanga niba ari amabuye y'agaciro, niba ari n'ibyo byose bya peteroli, usanga nabo ubwabo batumvikana ku buryo babikoresha cyangwa ngo babibyaze umusaruro. Akenshi mu bihugu byose birangwa n'ibyo ngibyo bifite amabuye y'agaciro cyane cyangwa se peteroli, usanga amakimbirane aza iyo hatajemo kuvuga ngo ufite ubuyobozi bwatekereza kuvuga ngo ni buryo kitwa ibyaza umusaruro kugira ngo tuteze imbere abaturage bacu. Ayo makimbirane aza iyo ufite abayobozi batekereza ngo tubigire gute, ninde muntu twafatanya nawe nkamuha umugabane we w'umunyamahanga, nanjye akampa yanjye nkashyira mu mufuka, usanga bipfira aho ngaho. Buri wese aba ashaka gukurura inyungu ze ashyira ku mufuka. Akenshi mu bindi bihugu byinshi, Imana ishimwe, haba ubuyobozi. So nibura hari ahandi hantu tubona ko bifite ingaruka nziza ku batuye muri ibyo bihugu, ariko tekereza nka example ya Norway. Bari bafite gira ngo ni gaz, ntabwo ari ni gaz. Bo gucukura gaze no kuba barayicuruje ahantu hose, icyo bakuyemo biranabitse ku buryo generasiyo nk'icumi y'Abanoruveje batazagira icyo babura. Ibyo ni uribaza ko abantu babitegereje koko ubu babayeho neza, ni igihugu kiriho neza, abantu gusobanukirwa neza ko ari umutungo w'igihugu. Biba bigaragaza ko n'aba bayobozi bariho cyangwa banabikoze baba badashaka inyungu zabo gusa. Inyungu zabo birumvikana, ariko ntabwo baba bashaka inyungu zabo gusa. Ubuyobozi bureba igihugu, bureba inyungu z'abaturage kurusha uko bareba inyungu zabo bwite. N'ukuntu bivuga ni nkaho
abayobozi bagomba gushaka inyungu zabo oya ahubwo Norvege bikwereka system yakagombye kuba iriho uko byakagombye kuba bimeze reka kumva neza ko uwo mutungo ni umutungo w'igihugu twese buri muntu wese wavukiye ahantu avuga asanga ibyo bintu bihari ariko birababaje ko ntuza nta wapfa kubirya muri desordre cyangwa se iki ariko nibura akavuga ngo reka tubibyaze umusaruro ariko hagamijwe kuzamura imibereho y'abaturage muri rusange n'uwo muyobozi arimo kuko nawe ari inyungu ze ko igihugu kizamuka mu bukungu ugasanga rero uretse gatoya ugasanga muri ntuza muri Afurika nicyo kintu kitwica cyane ko ahantu henshi si cyo kintu usanga n'abantu bari ku buyobozi batekereza ngire gute nizamurira imibereho gute mpahira abanjye gute mbasigira iki agasahura igihugu kurusha gutekereza ntago abenshi ntibashaka kubeshya abenshi ntibakunze abaturage babibona nk'uburyo bwo kujya n'abakuraho abandi bavuga ngo tubakwiye ko batuyoboraga nabi ariko bajya ngo nabo bisahurire atari ukuvuga ngo abashaka ko ibyo wa wundi nawe yakoraga nawe abikora nanjye uwo mugati ndawushaka tuvuye wenda kuri iyo nkuru hari indi nkuru igaragaza ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ngo riburira abanyafurika ko mu gihe kiri imbere abantu 10 aho uzajya usanga abantu 10 hazajya harimo abanyafurika 4 bivuze ngo abanyafurika bari kugenda biyongera turiyongera ku muvuduko ukabije ugereranyije n'ibindi bihugu buretse ko Afrika atari igihugu ugereranyije n'iyindi migabane Amerika Aziya ndetse ariko urabivuze ariko ikibazo nuko abantu bose batekereza ko Afrika ari igihugu ntabwo ari igihugu none se ahubwo si iyo mibare bayikura kuko niba ku bantu 10 hazaba harimo abanyafurika 4 hakaba harimo n'abashinwa 3 ubwo se imyanya isigaye kandi n'abahinda ari bagaye babiri n'abahinde babiri abazungu bo ngira ngo basubiriyo baturutse ku mubumbe wa Mars ikigaragara nuko ngo umubare nyine w'abanyafurika bagenda biyongera cyane tugeze se kuri bangaho ngo si miliyari imwe ngira ngo ni miliyari imwe ngira ngo na miliyoni 200 ariko bakavuga ngo mu myaka yindi iri imbere nko muri 2050 abanyafurika bashobora kuzaba barikubye kabiri bakaba miliyari 2 ariko ubu barajyana tugabanye barashaka ko abirabura cyangwa se abanyafurika bagabanuka kubera ko tugabanuke baravuga ngo ubukungu buragenda burushaho kugabanuka nubwo wenda hari inzego zivuga ziti ubukungu buriyongera nuvuga ngo twitabira ibintu byo kuringaniza ibyaro bo baravuga bati abanyafurika ntago bitabira ibintu byo kuringaniza cyangwa se kuboneza urubyaro bitewe n'impamvu zitandukanye ariko cyane cyane bakavuga ngo ntabwo basobanukiwe ese nibyo bandika nibyo wasomye cyangwa nibyo utekereza ni raporo y'umuryango y'ishami ry'umuryango w'abibumbye barabivuga ko twebwe abanyafurika tutareba tutazi kureba ibyacu baravuga ngo abanyafurika ntabwo bazi ibijyanye no kuboneza urubyaro ku buryo babyubahiriza abaturage abakakwiye kuba babikora urumva ngo kubera iki niba utuye nko mu gihugu tuvuge nka Congo ni igihugu uko kireshya uko kingana turebye nk'i Buraya wava muri Hollande ukagera muri Portugal reba abantu baba i Buraya hagati ya Hollande na parenze abantu batuye muri Congo nk'isho nka zingahe ubuse wavuga ko kuki abanyafrika ari bo bagomba kuga kandi ubukungu bafite muri Congo buruta buriya bw'Iburayi kuba rero ubukungu wenda bwaba bunahari muri Afrika icyo ngicyo nicyo kibazo gihari kubera ko tuvuge ko ibihugu bifite ubukungu ariko usanga abaturage babyo babayeho nabi ikibazo ntabwo ari rero umubare w'abantu ikibazo ni umubare w'abantu udafite
ibyo kurya cyangwa ugereranyije n'ubukungu bafite. Ubukungu burahari n'abantu barahari, ariko hari ikibazo cy'ubuyobozi. Ibyo ni ikindi kibazo, ntabwo ari ikibazo k'abantu bazajya biyongera. Ngira ngo nanone ntabwo twazajya dushyira ibibazo ku bayobozi gusa, kubera ko n'abaturage ngira ngo babandi bo ku nzego zo hasi baba barigishijwe. Tuvuge nko mu Rwanda bigaragaza ko niba umbwiye Kongo aho rero bishyire ku bayobozi, twumvikane bishyire ku bayobozi ahantu hose kuko urumva umuturage usanzwe we arareba ubuzima bwe bwa buri munsi, niba nubatse ndatekereza kubyara, ntabwo ntekereza ngo ariko reka ntekereze ku bukungu bwa Afurika mu myaka 50 iri imbere, utekereza we ku buzima bwawe ariko anakenshi nuko nanone nk'uko bivuga na situation urimo ubyaye abana 10, ariko abantu bazabaho muri abo 10 ni bangahe? Ngira ngo abazapfa ni bangahe? Nanone iyo turi kuvuga gutyo wenda kubyara ntabwo tuba duteganya ngo abazapfa, kubera ko ikiterambere rigenda riza, turavuga ngo wenda impfu zigenda zigabanuka z'abana batoya. Biterwa n'abantu. Ni iterambere urabivuze. Ahandi erega no mu Rwanda, u Rwanda ni igihugu cya mbere muri Afurika iyo planning familiar mwavugaga ko yatangiye gufata. Ni ukuvuga ko uko abantu bagenda biyongera mu Rwanda nicyo gihugu cya mbere muri Afurika ko bitangiye nibura ariko na gahunda zo kuboneza urubyaro zarigishijwe cyane mu Rwanda kuva na kera. Si cyo kibazo gusa, ahubwo nagaruka ku kintu wahereho Albert uvuga ngo Afurika si igihugu kimwe. Ni ukuvuga ngo niba tuvuga umubare ubwinshi bw'Abanyafurika, ntitwirengagize ko buriya 1/3 cy'Abanyafurika ari Abanigeria, niba mutari munabizi. Ni ukuvuga ngo rero twebwe dushobora kwitagiza nk'Abanyarwanda nta naho turi ugereranyije n'abo bantu. Kandi nanone ukareba umuntu avuze ngo si ubuyobozi, wakwibaza wari uvuze ngo u Rwanda, none twibaze no ku buyobozi bw'aho ngaho, yewe na culture y'aho ngaho, umuco wabo, kuko mu Banyafurika bikomeje kuba ko bumva ko kugira abana benshi aribyo bigaragaza ko ufite ubukungu, kumeze neza, kwagaze neza, ko ufite ubushobozi. Ngira ngo ni nayo mpamvu navuga ngo wenda ntago twabishyira ku bayobozi gusa, kubera ko hari aho baba barigishije bagakora uko bashoboye, ariko abaturage bakanga no kubyumva. Reka nkubwiye kwigisha, kubwira abantu gusa ko bagomba kubikora, ariko kwigisha ni kwinshi, urumva, kuko kwigisha i Buraya no mu Bushinwa, rega tuvuge no mu Bushinwa bategetse abantu benshi Abashinwa igihe kirekire kubyara umwana umwe gusa. Ariko byageze ahantu noneho nibura abakize mu Bashinwa nta nubwo bagishaka kurenza umwana umwe, kubera so kwigishwa gusa banabonye n'ingaruka yabyo, n'ukuntu babayeho neza kurusha iyo baza kubyara abana 5, ko nta bushobozi bwo kubajyana mu mashuri, ibintu nk'ibyo. So kwigisha hakaba n'ibindi byose bijyanye nabyo, ubuzima, aho rero n'ubuyobozi. Kandi noneho hari ikindi buri utagira, buriya wampa urugero wenda rw'u Rwanda kubera ko ari byo uzi bya hafi, ariko turebye n'ibindi bintu bitari kuboneza urubyaro, reba nk'urugero icyorezo cya sida. Mu gihe twe tuzi ko abantu bigishwa hano ibibi by'icyorezo cya sida, ko umuntu yandura, ko umuntu yakirinda, twagize muri icyo gihe muri Afurika y'Epfo umuperezida uvuga ngo hari abavuga ngo iyo sida ntinabaho, ngo nibinabaho ngo nta kibazo, ngo uhise ukaraba, ngo uhise woga karaba neza hose, cyane cyane mu myanya ndangagitsina, virusi irahita ipfa. Urumva, ni ukuvuga ngo umuyobozi niba avuze gutyo, wowe muturage we wabyitwaramo gute? N'abayobozi benshi b'Abanyafurika kuvuga ngo reka iyo gahunda baduhata yo kuboneza urubyaro no kugira ngo bagabanye umubare w'Abanyafurika ku isi mu gihe bo biyongera. Bigaruka buri teka ku buyobozi bunasobanukiwe, ntiduhore tukekeranya ko hari ikindi badushakaho, ahubwo turebe se koko kubera iki ahubwo
ugasobanurira abantu bihurira he n'ubukungu ariko bihurira he n'imibereho myiza aho nk'uko bivuze tuvuge n'urugero hari ibihugu bakakubwira bati kwiga kw'abana banyu ni leta ibyishyura ariko murenze abana batatu uwa kane muramwishyurira mufite ntuza tuzajya tubaha amafaranga ku bana mubyaye kuko nanone ntidushaka ko mureke kubyara ariko iyo murenze batatu ntandi mafaranga tubaha ibintu nk'ibyo urumva bigatuma abantu nibura batekereza ku buzima bwabo batapfa kubyara gusa ngo habyara imana gusa aha ngira ngo wenda icyo ngicyo tukivuyeho twagaruka ku makuru avugwa mu Rwanda twari tumaze iminsi twumva bavuga Ebola bavuga ko hari n'umuntu wafatiwe mu Rwanda akekwaho biriya bimenyetso bya Ebola yakekaga ibimenyetso cyase yagaragazaga ibimenyetso bakeka ko ari indwara ya Ebola birangira bibaye malariya ubu ngubu ikigaragara ni uko ngira ngo abanyarwanda batangiye kuvuga bati imana ishimwe kubera ko uretse ko inkuru iri muri iyo nkuru ni uko tutabizi iyo nkuru ngo minisiteri y'ubuzima yamaze kuvuga ko ryari ngira ngo ni inkuru yanditswe ku rubuga rw'izuba rirashe bavuga bati twavuganye na minisiteri y'ubuzima itubwira ko urakoze cyane ko izuba rirashe ni igitangazamakuru kivindimwe na The New Times bisa naho minisiteri aribo bantu bonyine yabwiye kubera ko twe bavuga ko hari itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohotse ariko rizwi n'abo ngabo gusa ni ukuvuga ngo nta mpamvu dufite gushidikanya ko ari byo ariko si bwo buryo byakagombye kugenda mu nzego nk'izo ngizo ku kibazo gikomeye nk'iki ngiki ntiwarobanura ngo ufate igitangazamakuru kimwe aba ari cyo ubwira ngo abandi niturangiza tubyemeze ko ari byo ngira ngo kubera izuba rirashe se bavuze ko bavuganye na minisiteri nibyo bavuga yes nibyo bavuga ko ari itangazo rigenewe abanyamakuru urumva itangazo ntabwo ari kuvuga ko bavuganye yes ariko kubera n'iryo tangazo ryasohotse hehe eske kuri website ya minisiteri y'ubuzima ariyo wabonye ngira ngo njyewe ni inkuru ngira ngo wenda namwe mwaba mwayibonye niba utayibonye ku gihe wayibonye kuri The New Times cyangwa n'ahandi ariko iyo nkuru urayizi iyo nkuru iraturuka he iyo press release iyo itangazo rigenewe abanyamakuru nabonye igihe niba utararibonye rero ntabwo bivuze ko wenda ridahari nicyo umuntu yavuga wowe se wabihamya ko rihari kari wowe utangaza wikwivuna kuko hari abantu babihemberwa hariya muri minisiteri y'ubuzima bo bashinzwe gutangariza ibitangazamakuru byose cyangwa se ibya rusange no gutangaza muri rusange noneho tukamenya ngo iryo tangazo rirahari twarisanga he nk'uko hari urubuga rwa interinete dukoresha ikoranabuhanga twabigeraho ariko biratangaje nyine nicyo Albert yashaka kukugaragariza yuko iryo tangazo rigenewe abanyamakuru kuri site yabo ubwabo minisiteri y'ubuzima ntaririho ariko rigasangwa ku izuba rirashe cyangwa se The New Times bivuga ko ni uburyo bwo kubabwira mujye mudufasha namwe kugira ngo tubafashe kugeza ku banyarwanda inkuru nk'izo ngizo mujye muzitugezaho mukora akazi kanyu neza ahubwo mukora akazi ngira ngo wenda icyo ni ikintu cyagakwiye kuba kugeza ubu ngubu mu by'ukuri rero kandi simbizi ibyo wavuze iby'iyo nkuru sinzi ko iyo Ebola ari negative amatesi ntabwo mbizi icyo nzi ko nuko babivuze muri New Times na izuba rirashe ariko mu by'ukuri kuva navuga kuri 89.7 mbwira abanyarwanda ko iyo test yabaye negative ntabwo mbizi ngewe tuvuye kuri iyo nkuru wenda ya Ebola kuri uyu kuko nta niyo tuzi nta niyo ubwo reka ahubwo rero ko ugenda ku makuru yo mu Rwanda n'iki byose ari abantu b'abanyamakuru
abakorega bacu nabibonye kuri Twitter bagiye bavuga ngo nyirabayazane umukobwa warashwe hari ahandi agena ibyumba birababaje kumva ko umunyamakuru abitangaza nkaho uwo muntu wishwe ngo afite ikosa wenda twakwibutsa abantu ko ari ikibazo cyabaye ahahoze muri Byumba mu karere ka Gicumbi mu kabyiniro ngo kitwa Hunters aho ngo umusirikare yagiyeyo ntawe uzi ukuntu byagenze niba yaraganirije uwo mukobwa cyangwa se niba aricyo yamushakagaho ibyo ntago tubizi aho ngaho byaba ari gukekeranya ariko icyo wenda abantu bazi ni ko uwo musirikare yagiye akazanira intwaro akaza akarasa abantu harimo uwo mukobwa n'abandi bantu bari kumwe bakitaba Imana noneho ikintu ngo kibabaje nyine ngira ngo Albert yakomojeho nuko ahantu hose mu itangazamakuru no kubyita ibitangazamakuru rimwe na rimwe nabyo no kubazamura mu ntera ku mbuga nkoranyambaga n'ibintu nk'ibyo ngibyo bagiye buri teka bashyiraho amafoto y'uwo mukobwa bamwita nyirabayazana nuvuga ngo ni ukudasobanukirwa ko uyu nguyu yarasagariwe mu burenganzira bwe ahatakariza ubuzima ni inzirakarengane ariko agizwe we ikibazo ahubwo ngira ngo abenshi bagiye bandika bagiye bagaragaza ko ngo ari we wabigizemo uruhare akaba nkaho hari ari we ashobora kuba yiyishe oya ni ibintu bibabaje tuvuge ko uri umukobwa uri mu kabyiniro umuntu aje kugutereta ntumushaka sinzi ko ariko byagenze ariko dukekeranye tuvuge wenda ko ariko byagenze ni uburenganzira bwe kuvuga ngo sinshaka kubyinana nawe cyangwa se sinshaka kuvugana nawe ariko kugira ngo duhindukire tuvuge ngo niwe wabizanye niwe wateje ikibazo ntabwo yateje ikibazo mu guharanira uburenganzira bwe nawe ahubwo niwe wabaye inzirakarengane ya mbere ntabwo byanatuma umwica ngira ngo ikibazo kibaho ni ba bantu bandika cyangwa se bafata amakuru abantu bakunda byacitse wica iruhande abantu bakunda byacitse barumva nituvuga iyi nkuru uyu mukobwa ariko birababaje ni kwibagiza ko ari umuntu bikunze no kuba ku badamu umudamu afashwe ku ngufu bati niwe wabyiteje bakavuga ngo yari yambaye miningo cyangwa se yari atashe bwije buriya ni ukudasobanukirwa ni ukugirana mentality mbi cyane y'umaco ngira ngo ikigaragara ni uko hari n'abanyamakuru wenda bandika cyangwa se abo ntabwo ari abanyamakuru nibo ni abantu bihangiye umurimo benshi bajya kuva ariko ikibabaje sibo gusa nuvuga ngo harabihangiye umurimo bagashyiraho imbuga kuri internet ariko hari n'abandi bakorera ibitangazamakuru kandi banize itangazamakuru bagenda bakabisubiramo kubera ko babona ko iyo nkuru yabaye hit iyo nkuru yakunzwe irebwe n'abantu benshi nabo bakabisubiramo kwa kundi nyine ariko biba bibabaje kuko rwose uwo mukobwa nta n'umuntu reka nanamuvuge mu izina witwa ngira ngo Kayitesi Flavia nta mpamvu yo kumuharabika tutanamuzi ngo twemeze ngo we ngo niwe wateje ngo ni nko ntawe wavuga ngo yicishije abantu ngira ngo ikigaragara ni hahandi nyine haracyari ikibazo navuga ku bijyanye no kubahiriza hari amabwiriza agenga imyandikire y'icyo umuntu yakwita inkuru no kuba umuntu hari imbuga noneho zihimba amakuru ejo bundi habaye ikintu cyitwa dîner en blanc abantu batandukanye bo muri uyu mujyi bagiye gusangira ifunguro bambaye imyeru harimo na Miss Rwanda Akiwacu Colombe yambaye ikanzu isa n'agatimba bandi ku rubuga rumwe gutya ngurwo rw'umuntu wihangiye umurimo andika ngo Miss Rwanda ngakoze ubukwe mwibanga abizi neza ko atari ukuri arangije ashyiraho n'amafoto ari kumwe n'umuntu ngira ngo w'umuzungu nawe yambaye ibyumweru ariko bose n'abandi bantu bose bari ariko barangije ku kindi gitangazamakuru nawe bajya kunyomoza abantu nk'abo kweri iyo mvise umuntu w'injajwa avuga wirwa umuhaye agaciro katari ngombwa
ngira ngo haracyari ikintu nyine abantu bareberera itangazamakuru cyangwa se hari urwego ngira ngo ruriho namwe muzi Rwanda Media Commission abo ngabo baracyafite ahantu hose ku isi ntabwo bavuga haracyari nkaho tuvuye ahantu tugiye ahandi reka nkubwire n'ahandi i Buraya biruzuye ariko i Buraya ikintu cyiza cyaho ni uko buretse ibyo ngiye ufite n'itangazamakuru nyayo itangazamakuru abantu burya mu Rwanda i Buraya iyo umuntu yise paparazi ubwo akabyita abantu bahita bafata ko ari paparazi nyine ntawe ubyitaho akavuga ngo nta gaciro ikibazo ni hahandi bavuga ngo iki ni igitangazamakuru kwitwa umunyamakuru utitwa paparazi ngo uvuge ngo wenda nibyo ngiye gukora cyangwa ngiye gukora itangazamakuru ry'umwuga rya tangazamakuru wiyitirira ko ari ry'umwuga ukarivanga uriya ukora ibyo nta nubwo ibyo by'umwuga byitayeho we icyo akeneye ari cakihimbira inkuru akareba ko isurwa n'abantu benshi ku nyungu ze bwite ku nyungu ze bwite wowe rero ukorera igitangazamakuru cy'umwuga wijya kubisubiramo unyomoza umuntu nk'uwo mwihorere keretse nyiri ukuvugwa ari wuje akugana avuga ngo nyamuneka mfasha ndi kuvugwaho ibintu bitari ibyo mumfashe mbinyomoze uriya wiswe paparazi bajye bamenye ko ari paparazi mu Rwanda baranabyita ahandi babyitwa ndavuga abo ngabo ubu ndabwira abatwumva abantu basinya inkuru ko ari paparazi mumenye ko iyo nkuru nta kintu imaze nta gaciro nta rubuga rwitwa Rwanda paparazi.net urwo rubuga nta kintu ni amateshwa gusa ari aho ngaho ahubwo abanyamakuru bashatse kugira umwuga wabo itangazamakuru bamenye ko iyo bagiye gushaka iyi nkuru muri ba paparazi nabo baritesha agaciro icyo gihe nawe abagiye hanyuma ya wa mupaparazi kubera ko ngira ngo niba yatuzi ngo ibyo gushishura iyo ushishuye inkuru y'umuntu kandi atariyo icyo gihe uba ugiye hanyuma ntabwo ushishura paparazi ngira ngo indi nkuru iriho wenda twerekeza no ku musozo ni inkuru ivugwa muri Congo aho abahoze mu mutwe wa M23 baravuga bati twebwe amasezerano twasinyanye ntabwo yigeze yubahirizwa murabizi ko ibyo barabivugira he no bakoze communique yarasohotse abantu benshi muri New Times nibura bo bayitangaje ahantu hose mu newsroom ntabwo ari cyane minisiteri y'ubuzima kabisa yohereje za BBC n'abandi bose so wa mugani baravuga ati ko twasinye ko ibintu byose twabyumvikanyeho ariko turabona ko kugeza ubu ngo ari twe gusa twubaha ibyo twasinye baravuga bati twari twarasinye amasezerano y'uko hari impapuro tugomba kuzuza kugira ngo tube twahabwa imbabazi apara imbabazi cyangwa hagire ahubwo guhanagurirwa wenda ibyitwa ibyaha guhanagurirwaho ibyitwa ibyaha hari abagomba ari uko byaba bifite isano n'ibyo no kuba abanyeshyamba no kuvuga ko warakoze icyaha kindi cyo kwiba umuntu cyangwa kwica umuntu bitari ngira ngo bo baravuga bati itariki yararenze ngira ngo yari 11 none barateganya gukora ikindi bo baravuga bati hari abantu benshi batabonye izo mpapuro hari abantu benshi batazibonye bati hari nabo bagiye babuza kuzuzuza ni impapuro bagomba guhabwa na guverinoma ya Congo icyagiye mbese twumvise ko hari equipe yaje iva muri Congo gusura abari hano za Ngoma abo bahasanze bahawe impapuro ariko M23 yamaze kubwira leta ko bafite n'abandi bari ahantu hatandukanye abo bantu bose rero ntabwo barabona izo mpapuro ku buryo biza ibyo ari byose M23 mbese icyo bavuga nuko badakurikije amasezerano nta nubwo bashobora kuzava muri ibyo bibazo baratangiye ngira ngo bo bavuga bati n'ubundi amasezerano atubahirijwe kuko ibyo twari twaratangiye n'ubundi
byatewe nuko amasezerano ya mbere atubahirijwe ubwo bakavuga bati ibibazo bishobora kuba byakongera bikaba ariko mutumye nibaza basubira mu ishyamba kubera ko amasezerano atubahirijwe biyise M23 kubera itariki y'ayo masezerano basubiye mu ishyamba ubu ngubu bakuyita iki ayo masezerano yandi atari kubahirizwa ibyo ngibyo kubera ko wenda ni D26 ibyo ngibyo ntabwo baducanga ibyo ngibyo ntabwo umuntu yanabitekerezaho kubera ko nibaza ko utaha batazongera gushaka akazina kari sexy nka M23 ariko niba bagendera ku masezerano bagomba guhindura kari keza cyane ku buryo abantu bose ibibazo byose bya Kongo bahise bashaka bazitwe nka rwa 2657 izina umuntu adashobora kwibuka nta n'ibibazo bazahura nabyo bazaryandikishe rero ngira ngo ubwo twategereza ariko n'umuvugizi wa leta ya Kongo yavuze ati nubwo itariki yarenze dushobora gukomeza tukabaha izo mpapuro bakazubahiriza reka wenda twizere ko ibyo bibazo bitazaba kuko iyo umuturanyi yagize ikibazo nawe uvuga ati bishobora kuba byangeraho nk'uko byagiye bigenda mu minsi yashize nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka mina ngira ngo turi kwerekeza ku musozo aho twawugezaho haracyabura iminota nk'itatu burya nayo ni myinshi ngira ngo inkuru twasorezaho niyo aho ni inkuru ibabaje ariko nubwo kuri uyu wa kabiri mu kagari ka Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge inzu y'umusirikare witwa Majoro Safari Joseph yafashwe n'inkongi y'umuriro ngira ngo nta muntu wahiriyemo ariko baracyashinja EWASA kuvuga bati uno muriro ngira ngo ntabwo ari EWASA kuko EWASA yacitsemo ibice ariko baravuga bati n'umuriro w'amashanyarazi waba wabiteye nk'uko byagiye bigenda no mu nkongi za mbere baravuga bati umuriro w'amashanyarazi ngira ngo ni ibintu bibabaje nyine kuri nyiri iyo nzu nyine ariko Imana ishimwe ko nta muntu wagize wapfiriyemo ariko ahubwo hari indi nkuru nabonye ntiyari imodoka nayo numvise niba ari itwara abantu ariko yahiriye ahantu niba ari mu igaraje ngira ngo yahiriye mu igaraje oya n'abantu bari nyirayo yaragiye kuyikoresha avuga ati mu ndebere ahatameze neza mu nsudirire ibirahiye yase niye wasara ndako yago ngira ngo aho ngaho bishobora kuba byaratewe na ba bantu basudiraga bakaba barasudiye nabi cyangwa se yari ifite n'ikindi kibazo nkuko ishobora kujya mu nzira igashya cyangwa se koko turi mu bihe bya nyuma ku ibintu byose biri kugurumana indege zirajya mu kirere zikabura aksida ziri kwiyongera wasanga turi mu bihe bya nyuma nyama ngira ngo wenda ku bantu babyemera hari abavuga bati turi mu bihe bya nyuma ariko tubihoramo abasenzi abantu basenga ubwo wenda barabiturusha cyangwa se ngira ngo nubwo basenga bibaye ari mu bihe bya nyuma ntabwo babisubiza inyuma ubwo nibyo ntabwo babisubiza inyuma ahubwo icyangombwa ubwo nuko basenga wenda ntibikomeze guhitana abantu benshi hari ubibona gutyo rero akagira morale umwami aragarutse rwose ibi ni ibimenyetso uko mugenda mupfa wakabona kabisa turi mu bihe bya nyuma dusubiye iwacu ngira ngo Ryan na Albert nabashimira kuba twafatanyije muri iki kiganiro natwe nuko nukuri umuntu w'umugabo cyane sinavuga ko ndi umuntu w'umugabo ndi umuntu w'umugore uri umuntu w'umugore ntabwo bivugitse neza wari wumva uvuze ngo utanze umuntu umugabo bivuga ko agiye kuguhamiriza ko ibintu uvuze ari ukuri uvuze ngo utanze umugore waba ukoze icyaha mbongira ngo wenda abantu basesengura iby'indimi hari n'ibyo bazagenda bakosora ariko reka mbashimire mbabwire ngo umunsi mwiza kandi mwakoze cyane umukecuru ahora ari umukecuru aha